Chopas. Chun. Wakanda time. Party time. Tango time. Show time. Chun. Rock. Blessman. The prophet. Mr. Locket. Jepumba man. Ambassador. Troubleshooter. Tokita mugasobanuye. Imfura Rwanda rutayikwa. Ndetse kabinore. Sinebyo gusa. Intare batinya. Hey, alongside chapa reka twikomereze sasa rero bantu banje mbahe filimi twimanutse ni Krishna Mohan ndetse na episode ya 17 mbibutsa abantu banje ni kuri wa eshatu wakanabase.films.com twasanga Krishna ari gushakira Mohan ndetse ahura na Nariyamani. Reka tujye kuri polisi hari yende badufasha reka tugende bataragenda Krishna arasitara untaramufata ko yakamufasha hey dora amatoroshi garatangira gutoroshwa dora amatoroshi ni bandi dora isoko n'amaduka dora abantu mihana yose bavuye baje kugira uti we ni mureba abantu wese we ibase kuntu bari kugakubitira hanga amiryo ko lagta hai कि छोटे शहर की लड़कियों को आसानी से पटा लेंगे ariko mwamwumva abantu bo mu Ngagari mwaza mukajishisha abakobwa bacu rero फायदा उठा लेंगे mukabakoresha nabi ये हरगिज नहीं होने देंगे ibyo ntabwo twatuma biba rwose गलती है ntabwo ari amakosa ye बीबी पड़ी है देखो wasanga n'umukobwa ari kumugendaho सोच रहे वैसा कुछ नहीं हो क्या ariko ibyo muri gutekereza ntabwo bihari koko se ngo nta bihari के फासाड़ा और चाट पकौड़े खाने के लिए भी nasanga ko ndusari icyo kuryamaho hey bivuze ngo akakara gatego bivuze ngo ibintu byapanzwe hey hari ibyo kuryamaho cyangwa se ari uburiri mu yandi magambo aka nagapangu कुछ भी छुपा reba we ibintu we सामने है byose biragaragara nta gihishwe ये क्या बोल रहे हो आप ase nibiki muri kuvuga हमने नहीं बिछाया ये ntabwo twazanye ibyo kuryama hangaha ceceka saho ngaho जानते हैं कि तुम्हें पैसे की buri wese arabizi sha uburyo ukeneye amafaranga अपनी इज्जत तक बेच se ko kugezaho kwicuruza kubera amafaranga gareka kuvuga ubusa ese nta soni mukiro अपने परिवार का ख्याल क्या होता ese wowe udatinya kwisebya nta n'ugutinya gusebya umuryango wawe क्या ceceka वो कैसी se muzahura n'abantu gute agari kusariko पाप भी तुम करो mwe mwakoze amafuta ahubwo करो और बेहुदा बात हम लोग कर रहे हैं सब ariko ye क्या चल रहा twese turabyibonera sha wari umuhaye है किसको नहीं दिख रहा है buri wese yabyibonera rwose yabyibonera hey मोटा भाई ऐसे नहीं यहाँ kamu cyukuri rwose nandi gushaka Mohani ढूंढने आए थे उसे bambwiye ko Mohani yari arahanga twa turi kumushakisha मोहन कहाँ है ahangaho tubwire Mohani ari he hari uwo mu rusi hano मोटा भाई हम सच icyo ndi kubabwira ariko ni ukuri ढूंढने आए थे और twashanga turi gushaka Mohani कि वो ये hari uwamamaga yambwira ko Mohani ari hano ndi kubabwira ni ukuri पकड़ी गई ibyo uri kubivuga kubera ko ufashwe kuzana inzitwazo turabakubita खाना ही होगा turabakubita tubigisha isomo उत्तर नगरी का नाम मिट्टी mutazaduterera umwaka igiturage hey kubita द्वारिका पे और हम uje gusabya umuryango wacu n'icyaro cyacu kubita utababarira hey uyakire message hari uwakire message काम हो गया byose twabisoje wangu reba hangaha diri done abangaba bagumishije Mohana hangaha bamujijisha kugira ngo bagushe Krishna muri bira bibazo बीबी से मिलना था rero shaka guhura na mushiki wawe चले gaho reka tujye kumureba rwose के लिए रबड़ी लिए मैंने रबड़ी rwose utu tuntu ni twiza araza kwishimira kutubona देखी तो मन से नाराजगी और कड़वाहट nta turya nabizi ntabwo ari bureke abakindakariye arahita abyibagirwa tugende se ndati sawa tugaruka आता क्या है hasi Ariyamani n'ibicyo ashaka जिस तरह एम्बैरेस क्यों करता रहे bari cyakomeza kunsebya koko ऐसा भी क्या काम था उसे जो हमारा संगीत बीच में छोड़ के चला गया वो ise nukubera iki ibi bintu koko byari ubu ibyo yaracemo byari ingenzi ku buryo dusiga mu gitaramo koko kuki छुपाकर घूमना पड़ रहा था सारे मेहमानों के सामने twahatijwe kwisha imbere y'abashyitsi तेरी कितनी मेहनत की थी अपनी परफॉर्मेंस ariko umukobwa wanjye ukuntu aba yakoze cyane kugira ngo ibintu abigereho खुश थी ukuntu yari yishimye बारी में ati Ariyamani nk'ubusanzwe कोई फर्क ही नहीं पड़ता nta tandukaniro rwose abatindi nigakana ndetse na nyina se wari uzi ko Ariyamani ibintu yabikora ntabwo yakora ibintu pe ntabwo yagusiga ahangaha
hariya nde hari icyabaye मेरा तो दिल बैठा जा रहा gusa ndi kumva natekanye है, किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। भाभी nizere ko nta bibazo yagiyemo मजबूरी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ जब से वो द्वारका आया है उसका बिहेवियर बहुत इरेस्पॉन्सिबल हो गया। kuva twagera aha ngaha muri Tiwarika nakomeje kubona Ariyamani yitwara mu buryo butasanzwe bumeze ukuntu yakire telefone मुकेश का कॉल। ese guhamagaye ni Mukesha umpamagaye हेलो rero व्हाट iki hey kwereka aha ngaha bagiye kubakubita bashaka gukubita abantu bari hano Mukesha rero itonde mwitonde tomanyiro hey buretse ahita afata Krishna barerekera baragenda wewe muretse muragenda gutyo gusa se भाई ये ni ibiki bijya mbere क्या तमाशा चालू है इधर? iyo mikino ijya mbere aha ngaha भाषा नहीं, barakwereka umuryango wa Ariyamani nawo wahise uhagera इन दोनों की रास लीला चाले छे। twabonye aha ngaha bari bari kugira ukuntu bigenza हमने bari gutonora umuneke na pome ngwiki Ariyamani hey ibyagomba irateranye ये हमारे आर्यमन सर बहुत इज्जत वाले आदमी हैं। हाँ? Ariyamani afite imyitwarire myiza rwose को भी मैं niwo mukobwa kandi namuzi ऐसा वैसा कुछ नहीं कर ntabwo ashobora gukora ibintu nk'ibyo rwose है। आर्यमन सर अपनी शादी का संगीत छोड़ के यहाँ आए तो nimba Ariyamani yavuye mu kirori cy'umuziki we cyangwa se mu nyerakazi aha ngaha Zarur koyi. uko byasa kose hari impamvu iremereye yatumye aza आर्यमन सर आप बताओ इन सबको कि आप यहाँ क्यों? Ariyamani mubwire uko byagenze कब से कह रही थी शेर आया ari babwiye ubundi Ariyamani ngo nimwimwizere खड़े गए ना none turabifatiye n'igihanga ibyo bari barimo nyine bari bari gususurana वो सिर्फ मोहन को ढूंढने आए थे। twashanga turi gushaka muhani nta kintu cyatugenzaga ये बिस्तर koko se mbese mugashyirana matera hariya koko hey nyagasani mu buhindi uri umukobwa akakurega iki kintu baba bakwiciye isoko शराब ओके चुप हो जाओ। ceceka ngaho करवाओगे तुम mbese uraturisha bangahe कि हाँ कोई मेरे बारे में क्या सोचता है आई डोंट केयर सिजलॉन। hasi mwabanje mukanyumva neza ntabwo nitaye ngicyo abandi bantekerezaho चिंता है cyo mpangayikishijwe nawe ni muhana aka kanya वो मिसिंग है और किसी भी byabuze अभी आप तो ashobora kuba ari mu bibazo मैं ढूंढना चाहिए। tugomba kumushaka ढूंढना क्यों है? kuki se muri mumushaka हमारे साथ मेले में muhana isinguye ari ahangahara arameze neza gusa nibyigaragaje ra ubwo ntugaragaye ubwo nimusebye ibi byose byapanzwe n'agakara ndetse n'abakinga b'umuryango wa Krishna batamwifuriza icyiza Mohani ठीक था ना तू Mohani umeze neza आ गया था wari uri hehe तू क्या बोल रही है? se ni ibiki uri kuvuga तू मुझे मेले में भेजा था se wanyoresha ibi ngibi Hey, आकाश भाई और शैलेश भाई Akesh na Shailesh के साथ। bambwiye ngo twari turi kumwe मैं तेरे लिए रबड़ी भी लाया हूँ। ndetse rwose akanari nkakuzaniye ariko uretse क्या कर रही है? bari gukora icyangaha ये लोग यहाँ क्या? aba bose se bari kugira icyangaha Hey, मैं तुझे उनके साथ क्यों मेले में भेजूंगी si kuba iki nakoherejeho abantu nta kintu na kimwe nakoherejeho और आप लोग मोहन को लेकर गए थे एक बार बताना तो चाहिए था ना byibuse niba mwari mwajyanye Mohani kumutemberana Neza. cyo mumbwira cyari kubatwara iki पता नहीं वो तुझे क्यों लेकर गए थे nibaza ni ukwe ki mwatinze ubundi फोन आया था कि तू यहाँ फिर से अपनी mbese ko cyari umuntu wamamaga ambwira ngo wakegeshe kwiyahura Eh? बधारे बोले छे Ah, Krishna uravuga iki हमारे साथ मेले में Mohani twari turi kumwe rwose mu ni muri kagurishwa iyi none se iki nyine mu bivanga ariko mwabyumvishe se niba abagabo b'ibicucu nka bimwe basinjije na boti muri bibiliya bimwe ivuga ubundi bavuga nk'abagabo babiri ubwo abagabo bane niba atari batatu b'ibicucu hari nk'abagabo bashinjije na boti bamubeshyera ngo yatutse imana ngo n'umwami bituma bamwamura uruzabibu rwe none abandi undi mugabo w'igicucu wafataga umugore nabi dawidi akamwambura none ahangaha hari abagabo b'ibicucu nabyo bari gushinja Krishna ndetse na Ariyamani amafuti यहाँ लेके आई थी, aha yashanga n'umugabo w'imboga ari ngo w'umukire ये सुना रही। ntari guhimba inkuru ahangaha चुप करो तुम। ceceka aho ngaho se मेरी दीदी के बारे में ऐसी कर। hagarika amagambo y'ubusa ntabwo mushiki wanjye akora ibi bintu Ariyamani arareba दोनों भाई बहन मिले हुए aha
दोनों को nabona ubwo musaza wabyivanzemo se सबक सिखाना kana bombi tubatimburira hamwe बनेगी tutanga urugero पीछे हटो सबके buretse ndavuze ngo muhagarike wari bande mwakora ibi ngibi polisi zarahageze अंदर कर दूंगा ndasa gufunga buri muntu wese uri byivangamo murakoze cyane inspector नोटिस पर पहुंचने के लिए murakoze nubwo mwatinzemo gake we mukende gusa kiracyaje ikibazo Ariyamani na Krishna sasa va sanga Krishna kisaza kigira umumahane shaka ndombe buri wese afata umwana we aramujyana kandi wabo inama irarimura sibyo se ntibyabaye चाचा मुरी दिवारी का क्यों बोला था कि मैंने आपको मोहन को ले ऐसे कोई चुम वेशा के लिए कहा नीचे से मुंगरा गुचाने मोहन तूने तो कहा था मोहन को किशन हुआ हम क्या कोई नुमारे मोहन तो हम उसे मेले में ले गए kwa mucyanye nyine mu butembere बोला था मैंने wibeshya se ceceka urushi nyagasani Krishna atangira gukubitwa iki abanzi bagaseka तो पहले ही इस नालायक मोहन ने हर जगह हंसी उड़ा के रखी हुई है mbere muhane niwe wadutesha igisebo none nawe utangiye kumwaza imbere y'abantu bose noneho ku karubanda siga warabaye murara camvi bwira क्या करने गई थी वहाँ kweri cyo agiye hari बात कहने की कोशिश nawe ari kwisobanura कहा कि कृष्णा का भाई मोहन hari umuntu wavuze ngo Krishna wagiye kurira musaza we wari ugiye kwiyahura तुमने सुना और तुम चले गए wabyumvishwe tugenda तो छोड़कर चले गए ugenda ikiro kirimo hagati लेते wagakwiye ko wahamagaye polisi लेकिन नहीं zari kubikora ariko ntabwo wabikoze नहीं सोचा कि यहाँ पे मेहमानों को हम क्या nta muntu n'umwe wigeze utekereza n'abashyitsi wapi सच सच बताओ आर्यमन ukuri kurigaragaza और मेरी बेटी का kubera icyo umukobwa wanjye ubundi ukomeza kumubabaza क्यों चले जाते हो kubwa agakobwa gaciritse kariya ऐसा क्या स्पेशल रिलेशन se n'iki kidasanzwe kiri muri uriya mukobwa कोई रिश्ता नहीं है पापा uriya nta kintu na kimwe duhuriyeho rwose nyizera papa सर बस मेरी Ariyamani yaje kumfasha gusa biraho ये हमारी aya मदद चाहिए थी तो मेरे को पूछना iyo uza kusaba ubufasha se चाहता था बावरा बन के ko nari kuza nkagutabara आर्यमन सर को उनके संगीत वाले cyari प्रोग्राम ngombwa ngo uhamagare Ariyamani ukure mu kirori बारे में नहीं बोला ntabwo nabimubwiye गए थे वहाँ पे ntabwo niwe wizanye कि वो sare ka nkwizere yenda तो नहीं मानेगा ना ariko rubanda se biragenda gute कि चरित्र पे दाग लगता है iyo abantu batangiye kwibaza ku myitwarire y'umukobwa usiko umuryango wose uba usebye और उसको साफ करते करते ना wose izina ry'umuryango riba ryandagajwe pe सब मिट जाता है लेकिन दाग नहीं मिटता bose ushobora kuba kugerageza gukemura buri kimwe cyose ariko nta kiri buse gukunda मुंह बंद करने का एक ikintu kimwe gihari ni uburyo bumwe bwo gucecekesha rubanda ni iki कृष्णा की शादी ni uko Krishna twamushyingira agakora ubukwe nta kindi अरे ऐसी बदनाम लड़की से शादी ndetse se washyingirwa n'agakobwa k'ingeso mbi njye nzabikora मैं करूंगा ना Krishna nyizera rwose njye nakwemera twanyurana muri byose अपनी फैमिली ubundi Krishna umuryango wanyu ngufata nk'uwanjye या इसके परिवार की इज्जत cyangwa nabari umuryango wanyu udaseba अपमान का विष तो अब पिंकिस कुमारी पिएगा ना niteguye nyine gufata igisebo dore sha sebondo ndakwinginze utashyingirwana na sebondo ndakwinginze umusaza yaje ahangaha sangaha sebondo n'agapangu arimo dombe we wigira ikibazo शर्मिंदा कर रहे हो हाँ? hasi kuri kunsebya di प्लीज ndabinginze आर्यमन के बारे में ऐसी ओछी बातें nivuga ibintu nk'ibyo byamufite kuri Ariyamani ariko Shela ibyo avuga ni ukuri kanseri ibyo avuga ni ukuri आर्यमन को आज जवाब देना पड़ेगा Ariyamani uyu munsi agomba kudusubiza कि कृष्णा के साथ इसका क्या रिश्ता है we na Krishna mufitanye uwe mubano mufitanye irihe sano ku buryo ugenda kuriya utatubwiye ukajya muri biriya bintu mukicara bireba do gakara nyakubahwa प्लीज आप तो ऐसा मत बोलिए byibuze ariko igira icyo mvuga birahagije barabatangiye kwishima ko ubukwe bupfuye जहां रिश्ते की शुरुआत में ये हालत है nimba iri ryo tangiro ry'uyu mubano ufitanye n'umukobwa wawe Imana niyo yamenye ikizakurikira नहीं कर सकता sinakangiza ubuzima bw'umukobwa wanjye pe niba utangiye kumuca inyuma kikiri mu bukwe अनन्या के साथ नहीं हो सकता ubukwe turabuhagaritse rwose nyagasani dore ubukwe ngo barabuhagarika kubera abantu babiri ni Gakara ndetse nande na nyina kansirito
dore sha to कम ऑन डैड आप ये क्या कह ase papa nibice uri kuvuga कभी ऐसा नहीं कर Ariyamani ntabwo yakora ibintu nk'ibyo urabizi neza अब बिग बी के बारे में ऐसा सोच भी ase ni gute mwamutekerezaho ibintu nk'ibyo ये आप लोग क्या कह रहे हैं? आर्यमन भैया कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे अपनों को तकलीफ urabizi neza ko Ariyamani nta muntu n'umwe yababaza rwose देती हूँ। aha naho siteka mbivuga देकर महान बनना बहुत आसान aha burya hari ukuntu umuntu yigisha abandi लेकिन खुद वो करना ना ariko rwose ugasanga ibyo yivugira n'ibyo akora birahabanye cyamigana cyakikongeramwe umunyu सॉरी भाभी mbabarire rwose mubyeyi मैं नहीं सोच सकता था कि आर्यमन ntabwo nari nzi ko Ariyamani yakora ibintu nk'ibi ngibi tuhagarike ubukwe rero वो मेरा गुरूर था भाभी nari nawishe mwana we मैंने उसे अपने बच्चे ndetse namufashe neza nk'umuhungu wanjye लेकिन आज उसने मेरा सर शर्म ariko rwose atumye umutwe wanjye nk'ubiki kubera isoni atumye nkorwa n'isoni mbasabye imbabazi मैं अपने दोस्त भरत को दिया हुआ kubw'isezerano nahaye inshuti yanjye Barati तोड़ रहा हूँ aka kanya ndarisenye rwose ndamutengushye isezerano ndivuyemo ntabwo ngira isohoje katurore filime iracaca mbere प्लीज nyumva neza nyakubahwa nyumva मत कहिए ये पूरी जिंदगी मैंने आपको भगवान माना है namwe ngufata nk'umuntu wo ku muryango wanjye aturutse ku mana ndetse nkagufata nk'umuntu ufitanye isano n'Imana आपको मैं कभी चोट नहीं पहुंचा सकता ntabwo ushobora gukora ikintu cyakubabaza ariko wabikoze आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे even today मेरा भरोसा नहीं ntabwo ari icyizere cyanjye wababaje gusa पूरा परिवार टूट ahubwo umuryango wanjye नहीं urawusenye तरह से जानते हैं कि मेरे लिए urabizi igifite agaciro cyane kuri njye n'umuryango और मेरे लिए अनन्या कितनी जरूरी है तुम भी जानते हो kandi urabizi neza ko Ananya ari ingenzi kuri njye nanjye उसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकता ntabwo nakangiza ubuzima bwa Ananya rwose उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ ntabwo nakora ikintu cyatuma babara ko nakora byose ku by'ibyishimo bye hari uwatangiye kwiriza amarira y'ingona kanseri da n'amarira y'ingona gusa uyu munsi आज तुमने मेरा विश्वास मेरा सम्मान मेरा मान ibyiringiro nari ngufitiye rwose icyubahiro nari ngufitiye rwose kiragiye ntabwo ari ukuri nyakubahwa को मुझ पर भरोसा नहीं है niba utanyizera सुना सकता हूँ cyibuse nakumvisha rikodi nafashe कृष्णा ने कहा है कि उसका Krishna we yanyibwiriye ngo musaza we ashobora kuba agiye kwiyahura पास रिकॉर्डिंग है nari nayirikodinze asa kumwumvisha rikodi जैसे कृष्णा आर्यमन सर Ariyamani ndagusuhuje rwose ijoro ryashize मेरे भाई musaza wanjye yagerageje kwiyahura की कोशिश की थी He, भाई से बढ़कर कुछ भी kandi nta kintu gifite agaciro kurusha musaza wanjye से बीच में ni से nayo mpamvu navuye mu kazi cyagiye ntavuze He, ibimenyetso rero ibyo ntabwo bihagije मैंने सुना था कि कृष्ण niyumvisha abantu bari kuvuga ahangaha ko ऐसे musaza wa Krishna Muhani देर हो जाए ashobora kuba agiye kwiyahura बचाने के लिए उधर चला गया nagiye nirukanka ngiye kumutabara ओके nagiye ntekereza ko ari ukuri को बचाने गए थे हाँ harya ntiwavuze ko yagiye gutabara Muhani se reka tubyizere पर वो तो वहाँ था ही नहीं ना ariko ntitwari duhari मेले में रबड़ी खा रहा था twabonye se Muhani yari ari kwirira वो जो बिस्तर वहाँ लगा था वो क्यों लगा था ese bwa buriri twasanze hariya subiza uyarebye Gakara maze kureba Gakara अब तो कुछ बोलो ese wagize ikintu uvuga मैंने क्या आ रहे जी urabizi Ariyamani ntabwo yakuca inyuma बस बहुत हो गया enough is enough कुछ नहीं सुनना है मुझे nta kindi kintu nkeneye kumva ये शादी नहीं हो सकती mwanzuro wa nyuma nuko ubukwe tubuhagaritse hari uwacu avuga ngo ubukwe bugomba kuba nite ni Ananya fasha umwanzuro mwiza burya umugore ni wo wa mbere wo kwizera umugabo मुंह मीठा करने का garukanga हाँ iki ntabwo ari igihe cyo guselebura rwose rero utuntu two kurya rwose nayizanye बनने वाला हूँ sibyo data bukwe uzaza se ससुराल में दामाद की खातिरदारी होती है urabizi ko nyine मुझे अपना ukwe wagiye kujya yita ku muryango क्या समझो हाँ jya ufata rwose nk'umuhungu wawe pana kumfata nk'umukwe wawe गौरव बेटा बोल रहा है खुद को ये बेटा कहते कोई घर ना अपने नाम करवा ले nizeye ko uramugenga ataziyandikishaho iriya mitungo buri wese ahangaha afite utuntu ari gushaka akurikiranye hari uwaje sebundi ibintu bicyuzanye क्या बदतमीजी है biri bicyuzanye कभी शादी नहीं ntabwo nashyingirwana na sebundi ndarahiye की आप लोगों ने wanyumvishe लालची कौन nakemera ngapfa kugira ngo ushyingirwane n'umugingo ये तेरा se wasaza wataye umutwe सोच रहे हैं पापा ये वाला सोच रहे ये maze uratekereza neza we papa पेट चटाओगे ना niba तो ukeneye amafaranga
wajya ukareba ibindi ugurisha aho kugira ngo ungurishe. ये पिंकी जी ये सब तमाशा oya ये ntabwo nashyingirwa n'uyu. इन सब लोगों ने मिलकर किया है। ibintu rwose Sebuhondo ndetse n'abakinga bayipanganye. उनको इस्तेमाल करके मुझे फंसाया गया है। Mahwane yakoreshwa kugira ngo bangere ku ibyaha. ये इरादों में कभी कामयाब kandi rwose ntabwo natuma batsinda. मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। Hano nubwo natanga ubuzima bwanjye. uretse se birahagije na ceshi waje avuga birahagije. गुस्सा करने की जरूरत न थी। nta mpamvu zo kurakara. अरे ठीक है, umukobwa wawe कृष्णा मुझसे शादी करना नहीं। nimba Krishna atifuza gushyingirwa na nanjye ntacyo bitwaye pe. ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे भाई? तू करे। aha tekereza ibyo abantu bazabavuga bazabavuma. 4 लोग आपके चेहरे पे bose bazabavuma. aha gusa hari ahantu uzongera kunyura mugi wose ntabwo uzongera kunywa agacupa di. नहीं है राजेश भाई। aha ibaze ukuntu bizagenda we. 4 दिन बाद सब भूल जाने वाली है। लेकिन राजेश भाई iyo nshyingirwana nawe rwose कहीं bari guhita babyibagirwa vuba. ऐसा तो नहीं कि बदनामी का दाग अपने दिल पे लेके nizere ko utagiye gutangira gutekereza kwiyahura. उसी के बारे में सोच। nyuma yo ko usebye bigeze aha ngaha rwose nizere ko utahitamo urupfu. जहर मत खाना और फांसी के फंदे पे लटकने का तो खयाल। ategereza no kwimanika ariko urabyumva cyangwa se ngo uke kunywa uburozi. यस डैड, yego papa मेरी और आर्यमन की je na Ariyamani turaza gushyingirwa. तुम पागल हो गई हो। hasi wasaze. तुम सोच नहीं पा रही तुम क्या कह रही हो। niba ikiri gutekereza डैड namaze gutekereza kuri buri kimwe cyose. शायद wumva icyo rikode सच में कोई आर्यमन ntabwo hari umuntu uri kugerageza kuzana utuntu two kugira ngo agereke ibyaha kuri Ariyamani. और शायद वो लड़की कृष्णा ही कर रही हो। hariya nawe ushobora no gusanga ari Krishna ubwe cyangwa ari undi muntu, ariko ndabizi neza ntabwo Ariyamani yakora ibi bintu. Gakara ndetse na nyina batangira kubabara. लाइफ में अगर मैंने किसी को सबसे ज्यादा चाहा है nimba naramukunze cyane mu buzima bwanjye तो वो आर्यमन है डैड। ni gute namureka? nimba ari umuntu nakunze mu buzima bwanjye ni Ariyamani. वो मुझे कभी भी चीट नहीं। mfite n'ibyiringiro by'uko Ariyamani ashobora atanca inyuma uko byagenda kose. क्या करी तेरे se uri mu biki mwana wanjye wasaze? अरे डैड बिल्कुल सही डिसीजन ले। papa we yafashe umwanzuro none uri kumuvuguruza. ibyo bintu bireke. नहीं है मॉम। ntabwo ibintu ari inzitwazo cyangwa ingero. uru ni urukundo we ntabwo uruzi. आर्यमन के लिए ये फैमिली सबसे ज्यादा जरूरी cyane ko n'umuryango uvuze ikintu gihambaye kuri Ariyamani. papa urabizi है। खुशी सिर्फ आर्यमन है। ibyishimo byanjye byose n'umunezero biri muri Ariyamani. यार मैं आर्यमन से कर kirenze kandi nawe ukunda Ariyamani आप आर्यमन से kandi nanjye हम दोनों आर्यमन ndamukunda gusa umukunda kumurusha kundusha. हमें आर्यमन पे भरोसा। kandi niba twese dukunda Ariyamani ni gute twamureka? अनन्या सही कह रही है। Ananya ibyo avuga ni ukuri rwose mukecuru arizamo. अनन्या ने एकदम समझदार Ananya avuze ashyize mu kuri rwose. हार वालों के लिए ना अपनों के दिल तोड़े जाते हैं ना अपनों से रिश्ते। ntabwo urukundo ndetse n'umubano twari dufitanye twebwe nk'umuryango byasenywa n'abantu bo hanze. बस अब हम सब कल ही वापस मुंबई जाएंगे। twese reka tuzajya muri Mumbai देख के tujye gushaka andi matariki meza yo gushyingirwa. अनन्या और आर्यमन की शादी के लिए। Ananya ndetse na Ariyamani bashyingirwe. Disi Ariyamani yaje kuyambira sebukwe. Ariyamani baramubeshyera ndetse abari kubikora naba. nakusoje episode yacu dukomeze muzikurikira ni kuri wa eshatu Wakanda Base Films.com.